Miss Rwanda yagombaga kubihagaritswa igihe gitoya. Nge personnellement ntabwo nihakana Kid kuko ni inshuti no muvandimwe hari byinshi twaganiraga byinshi hari n'ijambo rimwe yigise kumbwira ndumva nzari mwibutsa kwa gatandatu inshallah Imana nimfasha nzajya kumusura. Ari ibintu twigeze kuganira rimwe arambwiye aterega musaza ubuzima burahinduka. Ntabwo rero namwihakana kubera ko ngo ari mu ibyago biraza bigashira bikagenda. Icyo rero nshaka kuvuga kuri icyo rero ibyabayemo byose ibyo waruvuze abatanze ubuhamya mbere abakoze amabaruwa bakandika ikita rusange kigaragara nuko byanze bikunze harimo ikintu kidasobanutse mu buhamya bwatanzwe sibyo ari nayo mpamvu umucamanza avuga ngo ni muzi imbere yanjye nanjye nzabibariza ibibazo munsubiza ariko akavuga ko na Kid azongera nari ndi mu rukiko igihe cyose yaburanye najyaga nubwo hari aho bien sûr urubanza rwajyaga mu muhezo icyo nifuzaga nuko Kid ataha sibyo ajya mu rugo wagiye mwisomwa nawe wumva oya nagiye mwisoma nzi ko atari butahe ibyo ndabikubwiza nako nawe urabizi uri mu bantu twabiganiriyeho na mbere wayibwiyeho urumva ntabwo nari nzi ko n'iminsi 3 mbere kubera ibintu bibiri. Reka tubasuhuze tubifuriza ibihe byiza abakunzi ba Jaras Official TV n'abakunzi ba MK TV 24 iracyariho twizere ko mumeze neza cyane aho muherereye. Ndabasuhuje kuri channel zombi aho mudukurikiye ahariho hose yaba araho cyangwa handi ubwo aho uraza kuba watwumviye araba aho ngaho nta kibazo. Uyu munsi ndi kumwe na Mike Karangwa no munyamakuru bakoze cyane munini niko mbivuga w'imyidagaduro kubera ko experience irakonta ku bintu byose amaze igihe kinini cyane muri ibi bintu ariko kandi mwana mumenye by'umwihariko nko ku marushanwa y'ubwiza muri Miss Rwanda ari umujudge ngira ngo wigeze no kuyobora akanama by'umwihariko yego nimuramaka urumva rero ko uretse n'ibyo kandi yagiye agaragara mu event atandukanye yagize uruhare runini muri no muziki. So kuri iyi nshuro nifuje ko tugiye kuganira ahanini twibanda ku biba bihari kuko n'ubundi n'umunyamakuru ababibona mu mboni z'umunyamakuru agira icyo bivugaho ariko kandi hari n'ibiba bimureba. Hashize amezi ageze nko muri 5-6 abantu benshi bavuga bati Mike Karangwa ko nakina avuga kuri ya Miss Rwanda bimeze biti ko yayibayemo ko yagize ute no kubera icyo atigeze yifuza kuvuga. So ngo wayikaze ariko ubwo unahita utubwira impamvu wenda wahisemo ko ishu uyigendera kure kandi uri umuntu nakwita ko uri mu mfura zayo mu mfura zirushanwa. Anyway ndi mu babikurikiraniye hafi ariko buri impamvu hari umugabo w'umuhanga wavuze ngo rimwe na rimwe silence irafasha yego sibyo rimwe na rimwe hari igihe kuvuga bifasha ariko hari igihe na silence ifasha. Rero nge nahisemo kutagira hari abantu benshi bambazaga kutagira icyo bivugaho kutagira icyo bivugaho nahisemo kugira ngo mbyihorere kubera ko ni ibintu bitoroshye kandi mu ntangiriro twagiye tubona kenshi ko harimo ibintu bidasobanutse icyerekana ko bitanasobanutse ni iby'umucamanza yatangaje ejo bundi n'umucamanza urubanza yararwiza ruhera hasi yumva ababuranya hese asoma dosiye asoma ubutanga buhamya babutanze muri ribo ababutanze muri kwa procureur ageze aravuga ati ariko ntabwo ndi convaincre ni muwongere munzanira abo bantu imbere yanjye nanjye mbibarize ngira ngo nkureho n'urujijo nahoze mbona website nyinshi zaranitse ngo hari abandi batanga buhamya bashya bazajya oya nta mutanga buhamya mushya uzajya mu rukiko cyangwa gutanga ubuhamya kuvuga ngo nabatanze ubuhamya abenshi mwagiye mwumva mwaranabavuze nagiye nkurikirana ibiganiro byanyu abo bose Jean Paul abavuze abo rero bose hari ubuhamya batanze mu bugenzacyaha unuvuga muri RIB hari ubuhamya batanze mu bashinjacyaha babazwa ariko umucamanza yaravuze ati oya nanjye ndabashaka bazaza imbere yanjye mbibariza ibibazo nubwo bizanyura kuri Skype ariko arashaka kuzabibariza ibibazo. Rero birerekana ko harimo ibintu bidasobanutse rero kujya kuvuga ku bintu bitarasobanuka kwaba ari kwishyira mu ntambwe 18 kwishyira muri za ntambwe 18. Nekereza ko abantu benshi bavuga bati ese Mike Karangwa nuko wenda related nako kanama wenda aranga kuvuga Kid nk'umuntu we wenda nk'umuntu urumva umuntu wagwaye akazi
urumva birumvikana cyangwa se Ntabwo bakavuga Kid- bati nyine kubiriretinga babihuza n'icyo wari cyo mwirushanwa kandi hari hashize igihe n'ubundi urivuyemo utaririmo ngo impamvu wacecetse ariko nayo ishobora kuba impamvu none se nkubeshye nayo ishobora kuba impamvu rimwe na rimwe ibintu wabayemo ubona ni nko kuvuga ngo urajya guca urubanza ukarucira mwene wanyu ese bibaho biragoye ubundi cyangwa ukaba uri mukuru wanjye nkafata ikiganiro nk'ubu tukaba turi kuganira icyo gihe rero urabyihorera anyway yenda n'uyu munsi impamvu mvuze ndeka nakwemere ko twabiganiraho nuko hari ahantu ibintu bimaze kugera hari ibintu bimaze gusobanuka ariko mu minsi ya mbere ndahamanya n'undeba nawe n'undi wese yuko hari harimo ibidasobanutse kandi n'ubu biracyarimo koko kubera ko buriya kugira ngo umucamanza avuge ngo muze imbere yanjye nanjye mbibarize nuko umucamanza hari ibintu arimo ubona bifite ibintu bibiri kimwe arabona ko harimo utuntu tw'uducabiranya tudasobanutse ikindi hari iby'ibintu abonamo biteye dute biteye amakenga akavuga ati kugira ngo mfate icyemezo ntanga ubutabera bwuzuye ntanga ubutabera buri ku murongo ni mu mpamagarira abakobwa bazi hano nanjye mbibarize ahubwo nyine ikibazo kirakwiye kongera kwibaza kiti ni ubuhe buhamya batanze bwateye ikibazo umucamanza kugeraho avuga ngo reka nanjye mbibarize baze mbibarize bansubiza live ibyo rero ruhande wenda sinanatekereza umucamanza ariko uko mbyumva kubera ko niba ubyibuka neza muri izi kese hari igihe cyabayeho bavuga ko hari ubuhamya abakobwa batanze nyuma bakandika amabaruwa bamwe bahakana bavuga ko nta hohoterwa bakorewe aba miss bikaza no kuviramo Miss Elsa gufungwa bavuga ko habayemo ibintu by'amanyanga kwica iperereza n'ibiki ntekereza ko ibyo bintu n'ubundi bishobora kuba byarajemo nko kuvuguruzanya simbizi ariko nyine urumva kugira ngo umucamanza ahamagara abantu nuko yagizemo dute nuko yagize amakenga nuko avuga ati werega burya kugira ngo utange ubutabera bwuzuye nge personnellement ntabwo nihakana Kid kuko ni inshuti ni umuvandimwe hari byinshi twaganiraga byinshi hari n'ijambo rimwe yigise kumbwira ndumva nzari mwibutsa kwa gatandatu inshallah Imana nimfasha nzajya kumusura hari ibintu twigeze kuganira rimwe arambwira aterega musaza ubuzima burahinduka ntabwo rero namwihakana kubera ko ngo ari mu ibyago biraza bigashira bikagenda Kid ni umugabo yakoze ibintu yagombaga gukora yazamuye irushanwa rya Miss Rwanda rigenda uko twakwiye kuba byagombaga kugenda ariko niba harajemo n'ibibazo nyine ibibazo nta hantu bitaba ahantu hari abantu haba n'urunturuntu icyo rero nshaka kuvuga kuri icyo rero ibyabayemo byose ibyo wari uvuze abatanze ubuhamya mbere abakoze amabaruwa bakandika icyita rusange kigaragara nuko byanze bikunze harimo ikintu kidasobanutse mu buhamya bwatanzwe sibyo hari nayo mpamvu umucamanza avuga ngo ni muzi imbere yanjye nanjye nzabibariza ibibazo munsubiza ariko akavuga ko na Kid azongera nari ndi mu rukiko igihe cyose yaburanye najyaga nubwo hari aho bien sûr urubanza rwajyaga mu muhezo icyo nifuzaga nuko Kid ataha sibyo ajya mu rugo wagiye mwisomwa nawe wumva oya nagiye mwisoma nzi ko atari butahe ibyo ndabikubwiza nako nawe urabizi uri mu bantu twabiganiriyeho na mbere wabimbwiyeho urumva nari nzi ko n'iminsi 3 mbere kubera ibintu bibiri abantu erega mwebwe mujye mubwiza abantu ariko Jean Paul njye numva abirasaho gakeya ariko ari muzampurize naye mu kiganiro impamvu ziriya dosiye ya Miss Rwanda ni dosiye nini ni dosiye nini ku buryo kuvuga ngo umucamanza bayimuhaye ejo bundi ahise ayijyamo arayirangiza kandi wibuke ko ni icyaha kitoroshye nanone mu matwi y'abanyarwanda bijyanye n'umuco wacu naho tugana niba umuntu aregwa gushaka gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato cyangwa se kwitwaza umwanya afite ntago ari ibintu umucamanza yahubukira ikindi cya kabiri gituma urubanza rwa Prince Kid ruri urubanza rudasanzwe nk'izindi zose ngira ngo bamusomera mwari muhari natwe twari duhari inyuma ye basomye izindi manza nk'icumi z'abantu bagiye bashinjwa gufata ku ngufu gukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato ariko nta n'umwe rwamenyekanye ariko wibuke ko urubanza rwa Prince Kid rwavuzweho n'umukuru w'igihugu ntabwo yaruvuzeho ari mu kiganiro n'abanyamakuru yaruvuzeho ari imbere y'inama ikomeye y'umuryango wa RPF sinzi niba uri kubyumva ngira ngo icyo kintu nakibonye na Jean Paul yigeze kukivugaho bituma rero abantu numva bameze nk'ari kuvuga ngo
ngo nyine ngo kuba yarabivuze ngo ariko nyuma ngo ibyaha yatekereje ko byari bimuriho ngo bikavaho. Oya. Sinzi ko uburemere bwahita butakara. Ntabwo butakara. Kuko uko icyo ukuntu yacunzwe yacungiye umutekano mu kuburana. Ubona ari umuntu nyine wabaye undi. Ikindi wibuke ikindi cya kabiri ni urubanza rurebana n'abakobwa basanzwe bazwi cyane mu gihugu, sibyo? Kuko Imana bahaye umugisha baramenyekana kubera irushanwa banyuzemo. Ntabwo rero ari urubanza nk'izindi manza zose. Ikindi ni ibintu bigoye kuko burya ibintu bigendanye no mu buriri nahe ni ibintu rimwe na rimwe bigorana kubonera ibimenyetso, sibyo? Especially iyo ari umukobwa ukuze, kuko abakobwa bavugwa muri dosiye hafi ya bose ni abakobwa barengeje imyaka 18. Buri yaba ari umukobwa muto yenda bari kugenda bagapima yenda bikaba ari ibindi ariko n'abakobwa bakuze ni ukuvuga ngo ni urubanza rutoroshye. Ntabwo umucamanza umwe uriya mucamanza rwose naramwumva ntiyari kuza ngo ahita rubyimba ako kanya ngo ruhite rugera ku musozo gutyo. Ntabwo byoroshye. Ikindi ni urubanza amaso yose ariho ahanze amaso ruhanzwe amaso n'isi yose. Ntabwo ari u Rwanda gusa, n'abantu bose. Mwabonye za France 24 zabyanditseho, za RFI zabyanditseho, ibi TV5 ibitangazamakuru byinshi byabyanditseho. Ntabwo rero urubanza wapfa guca gutya unagendeye kuko irushanwa ryari rimaze gukura agaciro uburemere. Ahubwo wenda Mike wenda biva ku bintu bikwerekeyeho bikeya navuze ko ndi bwifuze kukubaza bisa nkaho bihura nawe nk'umuntu wabaye mu kanama. Ni ikibazo wenda cy'umwihariko ntaho bihuriye na case, ariko nawe hari aho byavuze ko ngo Jolly Mike nibyo bimeze bite? Cyangwa nuko wenda yahise ayobora akanama uvuyeho bavuga ko ngo ari we ngo wabigiyemo kugira ngo ubu utakiyobora akanama ibintu nk'ibyo. Jolly sari wabigiyemo? Oya ntago Jolly turavugana n'uyu muvugo ni showbiz. Reka burya showbiz avugamo ibintu byinshi kandi rimwe na rimwe ni byiza. Showbiz ari bavanga inkuru mbi n'inziza byose byari giye bikora, ariko nta kibazo rwose mfitanye na Jolly. Twarakoranye igihe kirekire n'ubu turacyavugana. Yes, ndemera ko Jolly ari mu bihe bigoye kubera nk'aya mezi yose kuva Kid yafungwa yagize ibibazo ariko ntekereza ko ni umuntu nawe burya ugira personality ikomeye. Ntekereza ko nyine agenda ntago byoroshye kubyuka mu gitondo ukabona isi yose irimo iragutera amabuye. Yego kuri case ya Prince Kid noneho hajemo niya Shanita. Ntago byoroshye, ari mu bihe bitoroshye, ariko namukomeza. Ariko ku rundi ruhande impamvu ngiye ntajyaho ngo mutera amabuye kuri case yanjye nta kibazo na kimwe mfitanye nawe, nta nicyo twagiranye. Ariko nko kuri case ya Kid ibyo bamuvuzeho niki ntekereza ko okay hari igihe abantu bajya bavuga ngo ndavuga nk'umunyapolitiki ariko reka nge mvuge muri rero nicyo kibazo no kurumva style gishobora gusanishwa n'ubundi muri ka gatebo kamwe ngo ubugambanyi n'ubundi kintu bakomeje kuvuga. Impamvu buryo ubugambanyi kereka Jolly yaburanye kuri icyo cyaha kikamufata, ariko tugiye mu buryo bw'amategeko ntumwere n'umwere. Ariko none twongere reka nongere mvuge mu buzima busanzwe ahantu hari abantu ntabwo hashobora kubura uruntu. Ntabwo byaba ari igitangaza Jolly yagiranye ikibazo na Kid, ntabwo byaba ari igitangaza kanaka na kanaka bakora n'abagiranye ikibazo, ahubwo ikibazo gihinduka byagejeje kuki, sibyo? Kugira ngo nahandagira ngo mvugishe ukuri, ntabwo byaba ari ikibazo Kid na Jolly bagiranye ikibazo kubera ko barakorana umunsi ku wundi, sibyo se? Bamaze n'abaperezida babatera amakudeta cyane kandi bakaterwa n'abantu bari hafi aho. Nabonye Dumbuya muri Ntuza muri se wari umukuru w'abandi perezida. Urumva rero ntago cyaba ari ikibazo, ahubwo ikibazo kiba bigeza hehe ibyo bintu bitera izihe ngaruka. Ariko kuri ubu ngubu ugiye ntago rwose nta kibazo nigeze ngirana na Jolly kuri iyo mpamvu. Utararenga kuri icyo kintu uvuze ni somo ki abantu bagakuyemo? Umuntu ni umuntu. Okay. Umwana w'umuntu n'umwana w'umuntu bro. Reka dusuhuze make. Umwana yaririmbye indirimbo umuntu. Umuntu ni danje. Niryo somo rya mbere. Umuntu ni umuntu tu. Nk'umuntu rero wabaye mu irushanwa riri kurerwa, riri kuzamuka rikagira aho rigera, wenda ukagira n'igihe ukarivamo, noneho
Kid yagwa muri ibi bintu cyangwa se yahura n'ibi bibazo rigahita rihagarikwa na ministeri rigahita na kampani ubwayo igahagarikwa nibwo yarahagaritswe kuri wowe ubivugaho iki mu buryo bwa cya kintu cyari cyaje mu myidagaduro runaka nyine nka Miss Rwanda ikintu nk'icyo? Miss Rwanda yagombaga kubihagaritswa igihe gitoya nyuma y'iyi saga yose kubera ibintu icyambere ni ukugira ngo abantu batuze buriya ababyeyi bajyanyemo abana baravuga bati abana bacu byagenze gutya abaterankunga imitima yabo ntiri hamwe bati bimeze bitya ibitangazamakuru birashyushya amaso rero hagomba gufatwa uwo mwanya wo kurihagarika by'igihe gito kugira ngo imitima y'abantu yongere ituze sibyo kugira ngo yongere inategurwe inongere ize mu ishusho nshya sibyo ibyago byaba kaga kaba igihe yabihagaritswe kuko yagize akamaro ndabihamya ndongera mbisubiremo sibyo yagize akamaro gakomeye cyane ku mwana w'umukobwa mu Rwanda no ku gihugu abantu birengagize ko yagize n'akamaro kuri visibility y'igihugu urumva nge nemera yuko igice ari cyo cyose izongera ikagaruka ubwo ni umukoro kuri ministeri y'urubyiruko n'umuco twizere ko izabikora kuko izindi ministeri ya siporo n'umuco yari yarafashe irarushanwa iraritererana irifata nk'umugore w'intabwa cyangwa umwana w'intabwa nirukamo ministeri hari jo niwe abandi bamusimbuye nta kintu bakoze ministeri yajyaga igaragaramo nawe nta kintu yakoraga kinini ariko kaza nko kuri event presence ye yabaga hari ari kumwe na advisor we rimwe na rimwe PS Kalisa akamwingaginga turebe ukuntu bafasha ariko nyuma ya nyakwigendera jo abandi rwose barirebaga nk'abareba filime kuri televiziyo kandi ari irushanwa ryabo n'ibibazo byose byaturutsemo nabo babigizemo responsibility ntago nshobora gutinya kubivuga uri ministre niwe ushinzwe ikintu kiri mu nshingano zawe urimo urakirebera kuri televiziyo nk'abandi batura Rwanda ntuza kumenya ngo bwakeye gute bwiriwe gute bwije gute ntago byari bikwiye kuba ese Mai wenda ku gitekerezo cy'amatsiko wenda cyangwa se ku kibazo cy'amatsiko mfite none wenda ashobora kugira wamugane kuko kutabamo kwa ministeri ko gukomeza kubirekera abikorera no kwiyambura inshingano none se sibo bahaye inshingano so bahaye kontra Rwanda Inspiration Backup bakayihatenda bakamera nk'abayegura ibintu byose nta wamugani dukurikije ibyo kidakurikiranywe kugeza iyi saha nta influence mwebwe byagiye bibagiraho nk'abagize akanama nkemuramaka wenda umuntu akaba ari ku giti cye ashobora kukubwira ati bigenze uko ntabwo byari gushoboka ibyo ngibyo kubera ko abantu bari benshi kandi buriya ubishatse wagenda ukareba amafomu abantu buzuza ntekereza ko ari shivira hari nibwo wabona ukuri kwabyo fomu zanyu nk'abajaji abantu nta buri wese aba yujuje ibyo tugateranya percentage ikaboneka ariko ngarutse kuri icyo ngicyo n'ibibazo byose byajyamo kindi nawe hari aho yageze akamera nk'ubiragira kicyura kubera ko abantu bamuhaye ibintu uramuhaye ibintu ntabwo ugaruka ngo umubaze bimeze ntumuha support ari kubaga akifasha byapfa murabimubaza byakira mugasereburana nawe ibyo rero nawe ni amakosa ntekereza ko yenda igihe irushanwa rizagaruka azaba yarakosotse ubu dufite ministeri y'umuco n'urubyiruko ndatekereza ko Minister Rosemary na timu ye bazicara bakabyiga neza ku buryo bizagaruka mu isura nziza n'ibindi bibazo byabayemo hakajyamo policies zituma bitazongera kugaragaramo ndizera ko bizakunda kuko Miss Rwanda ifitiye ikintu kinini igihugu Kid yafunzwe n'ubundi hari abakobwa bari bagiye kuza mu Rwanda hari timu ya Miss World ishaka kuza mu Rwanda ubu ntibizaba ibiganiro byari biriho uretse ko n'ubundi ntekereza ko byanakomeza kuko kuba Prince Kid yahagarikwa gutegura irushanwa ntago bikunda gukora bigombye gukora irushanwa azakora handover yaho yaragejeje abitange kuri ministeri nayo taking over ikomerezeho naho gufungwa kwa company ye nka Rwanda Inspiration Backup anyway yambuwe amasezerano ariko company ye ntabwo yafunzwe azakora Imana nimufasha agasubira mu rugo nibyo twifuza twakwizera ko ari ibintu yagarukamo muri industry ndemeranya n'umutima wanjye ko Miss Rwanda yatayisubiramo ntago bishoboka nawe yarazinutswe ariko yakora ibindi yategura izindi evenement nubwo bitoroshye tujye tubwizanya ukuri nubwo bitoroshye kuko hano iwacu ni mu Rwanda turahazi tuzi uko tubanye uzafata urugero rutoya ngiye urugero ruto rworoshye umuntu azakurwaho n'inama y'abaminisitiri mu gitondo urebe
n'uwamusuraga arikandagira umuntu kandi yenda n'abaminisitiri yamukuyeho kubera ko yenda umukuru w'igihugu yamukuyeho kubera ko abona igihe cyari kirangiye cyangwa abonye cyangwa ashaka kumushyira hanze ibintu bivuze n'ibyo umuntu atayikandagira ati hari umwe mu ba no kuguhamagara umuntu aguhamagara yikandagira no kukohereza message Mike bivuga n'ibyo hari umwe mu ba star ntari bumentioning ko yatuvuyemo yarambwiye ati njyewe tukuntu nafatwaga narafunzwe ati abantu bangezeho ntibarenze na bane ya rega niyo realite no balance kabisa niyo realite turabwizanye ukuri nta nyine ibyo ndi kuvuga no kuvuga ngo hari inshuti nyinshi azabura hari abapartenaire benshi azabura bitewe n'umuntu ashaka kwibaza umuntu wafunzwe iki n'iki umuntu mukuru yavuzeho kandi normalement n'ibintu bibiri niba wakoze icyaha amategeko ukagongana nayo ugahabwa igihano ukakirangiza ugaruka muri societe nta kibazo gakomeza ni nacyo bivuze rega kugaruka muri societe kuko ntabwo urifungurwa ngo ujyanwa ahandi hantu uraza muri societe kandi ntabwo icyo wamureraga societe cyavuyeho uzaza ugirira akamaro societe mu bundi buryo tujye ku rundi ruhande Prince Kid aracyari umwere cyane iki kintu cy'abantu barakibagira baracyari umwere kuko ntago arahamwe n'icyaha ariko c'est dommage biteye agahinda kuba ukiri umwere ukaba ufunzwe amezi arenga 6 ejo bundi genda ni inkuru nziza numvise Ministeri y'Ubutabera bavuga ko bagiye kuzana initiative zizatuma byibura hagabanuka umubare w'abantu bakurikiranwa bafunze igihe ndashaka kuzamenya ariko yaba ari nziza izaraninga yaba ari nziza ubundi hame nuko umuntu akurikiranwa adafunze none se ibaze nkawe gufungwa amezi 6 ejo bundi bakakugira umwere credibility warayitaye ntago bongera ku restoring icyo cyizere ariyo nacyo cyakira ndi kuvuga ni muri societe yo nta mpuzamahanga bari buguhe eske societe yo ari igizagera ikakira ibintu bya Miss Rwanda ikamera nk'ibiciyeho ubuzima bukendereye cyane ubuse nibyo bihambaye twahuye na ubuse nibyo bihambaye twahuye na ntago ari byo bihambaye twahuye nabyo ariko bamugari bayi iyi case ya Miss Rwanda mbere ndagira ngo nanakubwira iyi case ni mwebwe abanyamakuru mwatumye ifata umurego itari kwiriye kugira kuko ubundi Prince Kid icyaha yarakurego gikomeye nicyo gucuruza abantu icyo cyavuyeho icyaha ari kurego gikomeye nicyo gufata ku ngufu icyo cyavuyeho icyaha ari kurego gikomeye nicyo gufata umwana ku ngufu icyo nta gihari ruswa y'igitsina wenda cyangwa se ruswa y'igitsina urange niyo yishinzwe nari kubabaza ibintu bihari ni ibintu bisanzwe bishobora kuba muri n'ibiri personal hagati y'abantu nuko wenda bishobora kuba byarabaye hagati y'umu contestant yego na boss we ariko ntabwo ari byo bihambaye byari bihambaye nibyo nayivuze ni nabyo byari kuba byaramukojeje kuwa amazi ntabwo rero iyi case rwose nta sidezero tutabyumva kimwe ntabwo ari cyo kintu gihambaye duhuye nacyo mu myidagaduro yo mu Rwanda ariko ndizera ko gusa yenda kizasiga n'isomo wa mugani mayi wenda unagira icyo bivugaho gisa nkaho kikwerekeye wowe uvuga iki cyangwa se kuri experience zikuri umwe mu bantu bahanganye n'ibitero byo kumbuga nkoranyambaga igihe kimwe bikaba binini cyane ku kigero cy'uko wenda nshobora gutekereza ko ari nayo mpamvu wenda nge nibwiye ko ari mpamvu watumye uhagarika MK kavuga ni wenda ashobora kuba ari mpamvu yahise avuga ati kambe ndetse bya social media ubundi uvuga iki kuri icyo nabyo byazamo convincing umuntu kuri kiriya kigero kigeze no kumwinjirira kuri famille ngo Jean Paul ujye umukurikira wenda ujye ubona ukuntu iyo bamuvuze abatabyumva narabibonye abayagurutse cyane abayagurutse ariko buriya no kutabimenyera azagera abimenyere nawe azamenyera zamuze nawe mubaze ukuntu yahanganye na Kasuku na Sadate na Sadate barashwanye nawe bakozanyije oya ntuza ahubwo Supermanager agurisha abakinnyi Supermanager ariko wanza kigurisha n'abakinnyi Gakumba Patrick wala rero anyway nabigizemo experience ariko nanone byaranyigishije ku rundi ruhande kuko bituma wongera ukavuga atari ku bundi harya urugero rw'abantu mitekerereze rumeze gute uzi umuntu kwanga atakuza akagutuka akagutukuza atakuzi atanazi ikibazo ko cyagenze cyane
atanazi ewana inzira byanyuzemo muri fanatisme muri fanatisme ariko amahirwe nge nagize amahirwe benshi nyuma banyandikira abanza bazi bati twari tuzi igihugu kirwana n'ikindi anyway rero ku rundi ruhande isomo rihari ni ukuvuga ngo ni umuntu nyine ntabwo ushobora kubuza umuntu uko atekereza sibyo kuko icyambere nuvuka bazavuga nukura bazavuga nupfa bazavuga so bimeze cyane ikintu cyambere we nugufokasinga kujya ushaka none se ubundi ko numvaga ko kese yanyageze mu nkiko yarangiye iti watubwiyeho gato mwarayiyunze na n'ubu biracyaraho ariko Irene yansabye imbabazi Irene yansabye imbabazi wa wundi ntashaka no kuvuga niwe nanitayeho ariko biracyaraho ejo cyangwa ejo bundi uzumva ibindi ariko normal nta mutima mubi nge bafite ntawo nuko gusa rimwe na rimwe ubikora kugira ngo wereke umuntu ko yakoze amakosa muri no mwaka navuga ko ubaye umwaka w'ubutabera ariko buhura na industry yacu y'imyidagaduro bivuge gutyo n'ubundi butabera busanzwe butangwa cyangwa se n'abantu barafungwa bagafungurwa ariko byabaye cyane ku byamamare cyangwa se amazina ama highlight yaje ari ku byamamare abantu bazwi wakuyemo cyangwa se point of view yawe ibintu byabaye byose izi saga izi scenario bamwe bati bugambanye abandi bati gushyirishanyamo wabonye uburyo byagiye bipangwa bivugwa ibyo se bikwiye gutungurana sibwo buzima tubamo isi n'ubuzima abantu birirwa bashyirishanyamo birirwa bategana imitego birirwa yabaye real za katapula birirwa bazitegana ahantu hose anyway icyo navuga showbiz yabaye gusa ikize nyine gihari abantu bazwi bo bihita byumvikana cyane kuko murabikavaringa bikavugwa muri bitangazamakuru nyine bikaba nk'ibintu bya ariko nibwo buzima busanzwe wakujyana imageragere ngo reba abantu bahirirwa wakujyana jya mu masitasiyo yose urebe uza abantu baregwa ibyaha nk'ibyo Ndimbati yaregwaga uza abantu baregwa ibyaha nk'ibyo Kid yaregwaga uri muri sitasiyo bajya bagira iminsi bari gushaka kubara abantu Viole muhagarare urumva rero nuko nyine abantu bazwi bita bimenyekana cyane nyine bikaba n'umukoro ku bantu bazwi bivuga ngo mwirinde mugenze gake ariko nyine cya kintu kijyanye n'izina kwifashishwa kw'izina ry'umuntu nicyo nshaka kugira ngo uvugeho izina ry'umuntu nyine abantu bagomba kuryifashisha ko bagomba no gucuruza none se muri YouTube bana nibi nabyo wenda duhere ku muzi uzi titire umuntu akora titire zo ndabizi ko usanga ariko duhere ku muzi nyirizina nubwo abanyamakuru baba bakoze izo nkuru nuko ziba zabayeho uwo muntu atafunzwe ntibamuvuga urumva wenda hari ababikora nabi ntabwo mvuga ngo buri wese bari kinyamwuga haruza wenda akabigira ibintu binini nabonye ari kuvuga ngo bamuri kingwa ageze imageragere none kandi ubu yarajuriye kandi nuko benshi bakora nibyo nyine nkubwira urumva ariko gihe ndi kuvuga duhereye kuri wa muzi rya zina urabona Mike ngo urubanza rusubira udubi ngo Prince Kid none arabikizwa n'iki biragaragaza ko bizambye kurushaho urumva cya kintu uri kuvuga bya bintu mwubatse byari byo gukora amazina y'abantu amazina akabatunga akababeshaho kubera impano zabo cyangwa se ibyo bari ku-exposa biza muri creative industry ariko nyine turi kureba kimwe cya kintu noneho kinyuma wa muntu ushobora kuza ari ku ruhande akavuga ati iri zina kubera ko rihari kamurangiza reka noneho ndigire iturufu kuko nicyo ndi kurebamo sinzi niba utabibona aho ndabyumva birabaho nabyo bigakorwa n'abantu benshi ariko nyine ni bya bindi nakubwiraga by'umuntu ariko nanone nongere mvuge n'abantu mu myidagaduro hari ibyo rimwe na rimwe dushobora kwitera natwe ubwacu bitewe n'amareaction yacu bitewe n'abo tugendana ku rundi ruhande ariko sibyo rero ngaho nyine nuvuga ngo umuntu agomba kwitwararika reka ngurugero rworoshye nko kuri case ya Ndimbati nka case ya Ndimbati byari bibabaje kuba yaramaze kiragiye cyose akurikiranwa adakina filime nk'ibisanzwe ariko nagira ngo nkubwiye nawe bigezemo uruhare ku kantu gatoya kuko ubundi iriya call yagiranye na mushiti wanjye iyo yihorera akamwe ati ntacyo nsubiza ntago ibintu byari gufata intera byafashe ati ntabyo nzi ariko nawe yashatse guhangana urumva n'ubwo ngo ugomba kumenya uko uganira n'itangazamakuru ugomba kumenya uko uganira n'abantu nk'urugero hari video nabonye yagiye isirikira ahantu henshi wowe uri kumwe n'abantu muri kumwe icupa ryanyu umuntu afashe video
urimo ufungura umupira w'umukobwa ukora ku ibere uri umuntu uzwi uwo muntu afashe iyo video kwanza gute kuko burya video niba nyifashe ntago kereka nkoresheje telefone yawe kandi niba bashobora kuyihakinga so bimeze rero harimo ibintu nyine umuntu aba agomba kwirinda gusa mu masomo n'ubuzima ikintu kibaye uyu munsi kigomba kukwigisha uko ejo zitwara ariko nanone nongere mbwira abantu harimo n'abantu nakwita barusahurira mu nduru nabo bameze nk'abantu bashaka kwica izina ry'umuntu kwangiza umuntu nta kintu bikumarira kuko ni ibintu bibiri uyu munsi urangiza iryanjye nawe ejo bazangiza irya ntitwabibonye se cyane umutipe umwe wagiye kwandika ibintu kuri social media muri gihe wanatumye ya case nagize mu gihe cyashize mu by'imyidagaduro yaka cyane nawe nyuma maze yongera atemba nawe aramusanga urumva ntiwabikurikiye se byarahindukiye nawe ntibyahindukiye ni ukuvuga rero ariko nta mutima mubi mbivuganye no gushaka kwereka ngo hari umugabo wigeze banga niyo sipe isi ntisakaye sinzi umuntu wabivuze no banga isi ntisakaye buri gihe icyo ari cyo cyose umuntu wese yanyagirwa cyane igice cyo cyose wanyagirwa rero niba wanyagirwa nawe tuza nyine ugende gake ushyira ibirenge ku butaka nurangiza ukora icyo ukwiye gukora ariko pana kugira umutima okay wenda tuva ku bintu bya Miss Rwanda muri rusange nk'umuntu wabaye mu kanama nkemurampaka wabanye n'irushanwa muri rusange ryose ibi bintu byose byaribayeho ibi bizazane ryagize yaba kuritegura wari urifite mu maboko birakwereka Miss Rwanda kuko nkuko bivuga uravuga uti kuba yahagarara ni ngombwa igihe runaka ariko byari bikwiye kwihagarara kare agahe ukavuga uti ni na ngombwa ko igomba kubihari wowe urayibona nganira na Sudi yaravuze ati bizagorana kubona umuntu utegura nka Kid oya muntu azaboneka kuko na Kid yayifashe yari muri amashirika bayifashe yari mu bandi muri 89 ari wayiteguye muri 93 hari abayiteguye 23 hazazwa undi 23 hazaza undi na 30 haza undi nuko nguko isi iteye ntabwo Kid ari we kamara mu kwitegura ariko nanone mu gihe cye twubaha ibyo yakoze hari ibyiza yakoze ibitaragenze neza nabyo birashoboka ko ni umuntu ntabwo hano turi kuvuga umumarayika ariko nanone hari ibyiza yakoze ese mayi nkawe nk'umuntu muri rusange wenda ne kuva umunyamakuru cyane ubona kuri wowe ukurikije uko wari uzi ibi bintu byose muri rusange ubona Kid ari nk'iyo mistake yamubayeho wowe bya kimuntu kwizera cyane okay ubwo bigahinduka mistake bite ni ikosa Bibiliya avanga uwizera umwana w'umuntu avuma yarakabije rero ibyo ni Bibiliya bivuga kandi Bibiliya ivugisha ukuri nawe rero yagize trust nyinshi ararenze hari nimbi bashobora kuba yarafunguye runaka zitagomba gufungurwa bituma nyine ariko cya kintu nawe wavuze cya privacy ukipinga privacy yawe no burya aha rero nawe utangiye kunzana mu mitego aha ngaho utangiye aya makuru reka tukihorere gusa icyo nshaka kukubwira ni kimwe ndatekereza ko kimwe mu bintu yagize ntekereza cyamuteye ibibazo cyane too much trust trust nyinshi sumbaze ngo yizeye iki cyane yizeye inde cyane no ariko yagize too much trust zituma afungura imipaka imwe n'imwe atagombye gufunga yego ibindi byo ntubimbaze ndumva ari ibyo nibyo rero nifuzaga cyane ko tuba kuri no issue kuko ariyo wenda abantu benshi bakomeje kwibaza bati se Mike Karangwa yaje kugikina bivugaho ko yabaye mu irushanwa ngira ngo Jora ba Miss ni wowe wariyoboye akanama so rero urumva abantu benshi bifuzaga kumva icyo Mike Karangwa bivugaho by'umwihariko ariko wenda ntekereza ko iyo dossier iri mu butabera iri mu rukiko buriya icyo wavuga cyose ntaho kiba kiri bubangamira iperereza we kuri mu rukiko se ikindi buri ibintu kidaregwa nawe yarabyivugiye mu rukiko nari mpari ibintu byose biri hanze byose keretse kwisobanura ni ukuvuga ngo nta kintu kitazwi kiri hanze kitari hanze genda igisigaye gusa ni
ni ubushishozi bw'umucamanza n'ibyo azumva bindi bazamubwira, ariko ubundi ibintu aregwa turabizi byose. Dosiye se ntiyagiye hanze, ntimwayigarutse inshuro nyinshi cyane. Uvuga iki ku myitwarire y'itangazamakuru ku ma cases y'abastari cyangwa se n'ibitaye gufungwa, uburyo itangazamakuru rikorana idiringa n'abastari ku bibazo byabo cyangwa n'ibindi ku bintu by'amategeko, itangazamakuru riracyafitemo akabazo kuko hari igihe ntekereza ko abantu bakwiye kongera kwihugura ubumenyi ku bintu by'imanza, cyane cyane uburyo bazandika. Kuko umugani wawe niba wanditse ngo bampora icyageze ku muryango wa Mageragere kandi akurikiranwa adafunze, urubanza ruraba, ni uvanga kumenya izo procedure zose, kuko iyo byanditse utyo hari ikintu ushobora guteza muri societe utari witeguye, kuko abanyarwanda benshi burya bizera itangazamakuru, sibyo? Ikindi rero, mu gihe ugiye gutegura inkuru, mu gihe uri reporting inkuru, at least gerageze etike yawe kuyobore, sibyo? Unibaza akabazo atari ku bundi, ubu ngubu ari jewe cyangwa ari mukuru wanjye ngiye kuvuga hibi gutya, ibi nibi gutya byagenda bite, kuko natwe ari rimwe twatse umuriro utari ngombwa. Sinzi niba ibyo ngibyo urabibona cyane. Yego, rimwe na rimwe ni ugucuruza kugira ngo umuntu abone views nyine n'amadolari make yaze, n'ubushomeri ntibworoshye ariko kameme hari akantu ugomba kugobekamo kwa professionalism, ukavuga uti abantu batananshishamo ijisho byibura. Nge numva ariyo nama natanga, naho ubundi umutima nama ariko dukomere ingasire. Uvuga iki rero ku byamamare bihitamo kurega abanyamakuru mu nzego? Ejo numvise afata ku mavuta yitabye ngo yavuze umuntu, nyine bagahitamo ko hazamo uko gupezanya ku bintu by'amakuru. Hari uburyo abastari batakira, nuvuga amafuti se bazakwihorera, rega ari ibintu uvuga, ariko hari uburyo abastari nabo bameze nk'aho batakira kuvugwa mu buryo bubi, kandi nta muntu n'umwe ubaho ku isi ukunda kuvuga mu buryo bubi. Yego, hawe. ariko se none se umva ngo byarasi ngo yibye miliyari cyangwa ngo yateye gatari, nta muntu ukunda kuvuga. Ariko rero inkuru mbi ku cyamamare iriruka, iragurisha ni hit, ni icyo bita scoop. Ubwo rero ndi kubivuga nawe bivuga mu nyamakuru, nyine ndi kubikubwira. Uyu uri public figure ugomba kuba witeguye igihe cyose ko bazakuvugaho, kandi ntiwe expecting ko abantu bazakuvugaho neza. Bazakuvugaho neza gusa rimwe wapfuye. Ayikena narabihuye, none se bagusezera bazakuvugaho neza gusa wapfuye. Naho igihe ukiri muzima ugihumeka, ukiri muzima ewana, igihe ukiri muzima ntubyitege. Ariko nanone nyine hari abantu bitwa ba nyirakazihamagarira, wowe ugiye kuvuga ngo umuntu ngo iriya nzu ngo yayihaguriwe n'umugabo wubatse ngo yamutwa, wowe urajya kuvuga ibyo bintu wari uhari, wamufatiye akaguru. Ikibazo kugira ngo ajye kuryama, uba winjiye ahantu hakomeye, winjiye mu cyumba utakwikura. Kandi rimwe na rimwe urataka, arigerega abantu bibeshya ko baba batatse umuntu umwe, uba watatse the whole family. Sinzi niba uri kubyumva cyane, kuko nka uriya cyane by'umwihariko nko kuri super, nko kuri super manager, abantu b'umuryango wa Jean Paul nge nibo bamvugiye bamvugisha, kubera ko yavuze ngo sinari nkizi. Ariko reba niba nka fata uvuze kuri Ariya afite mama we, afite barumuna, bafite babyara, bafite, urimo urataka. Ni ngo kubabwira ngo mwareze ngo nta burere mwahaye umukobwa wanyu ngo ajya gushaka amafaranga muye kugira wowe ibyo bintu wese wabikuvugaho wakwishima. Hari igihe rimwe na rimwe n'abantu barenga imbibi, hari igihe hari umurongo utukura. Burya uremera ibintu byose bikakuvugwaho muri showbiz n'ibisanzwe, ariko hari igihe umuntu arenga umurongo utukura ukavuga ati ariko uyu nguyu wundi yaranyweye irihe tabi. Kandi ntekereza ko nyuma nawe nyuma yisubiraho akigaya, sibyo? Usoni muvuga fata, uzasubire, mfite screenshot hano z'ibintu yari yanditse kiragiye muri ya minsi. Ubu se nanjye mbimwanditseho, umugore we yamera gute, mama we yamera gute, ndabyibutse abo bavukanye yamera gute. Hari igihe kameme ugomba no kumva ukavuga ati dushyiremo n'ubwenge byibura bukeya, sibyo? Hari igihe umuntu yitandukanya na logique burundu akitandukanya na logique. Pifura rero yavuze ati ni ukwigira ikimara. Oya, na mbere kwigira ikimara ni ikindi. Iyo ukigize bivuga ko yibuze ubizi ko wakigize ufite. Ariko hari igihe witandukanya na logique, umubiri ukajya hano, ubwonko bukajya. Kameme ntabwo tuba tugomba kujya kuri ibyo, kugera kuri urwo rwego. Ayibara koko nibyo. Ariko
ntabwo tuba tugomba kugera kuri urwo rwego. Uwo ari we wese ubikora gutyo ntabwo ari byiza. Umunyamakuru ni sawa, akazi keza, abakora itangazamakuru ry'imyidagaduro n'ibindi biragoye, ariko kameme ari imirongo itukura mana rugiye ugera noneho se kubona turi mu gihugu cyiza cy'u Rwanda ko ari ahandi urenga umurongo utukura ahubwo bakaza kumva baje kukurasa bakabyipangira bakanabirangiza noneho bakabyipangira n'ubutabera bakabwiha bikarangira bamugani bakabwiha Iye cyane rwose abantu muri Kenya umuntu ariyiha ubutabera ari bugurekane kutunga agatoki ariko turabizi ibihugu byinshi no mu byateye imbere justice hari ibyo bita mob justice hari umwe nyine araza kubera ko abona byamurenza akaza kiha ubutabera yenda biri amahire hano inzego ziragerageza zikabikurikirana burya nanabonye ikintu cyiza hari igihe babona ibintu byabaye too much ni waba utagiye no kurega bakakwihamagarira yego bati biti ariko hari ahandi hantu bitazagera gutyo ese ugiye gutura aho ngaho none uba ugomba rero kuvuga ngo ibintu mvuze byibura nabihagararaho n'imbere y'abagabo nibyo naho nsoreje nibyo hanyuma reka wenda tugende dusoza wenda Mike hari yaciyemo agahe utagaragara yaba kurikiye kuri channel yawe bwite abadukurikiye kuri Jaras Official TV hari ababa banyotewe no kumenya amakuru niba wenda uzajya ukomeza ubaha ibintu ubwo ndi kugira ngo mu bijyanye n'imyidagaduro wenda niba atari ngewe wagusembuye ngo nkugarure ku mbuga byanze kenshi ariko nabonye abantu bashaka erega reka nkubwire buri icyatumye numva nshaka no kongera gutangira kujya mvuga kuri izi ngingo nuko ari gihe abantu babeshya ibintu byinshi bakavuga ibintu mu rwego ari imyidagaduro ari mu buzima rusange muri rusange rimwe na rimwe rero birasaba ko n'abo bantu twabikoze tuzi kera uko byari biri nuko natwe twongera tukagira ijwi yenda tukagira umwanya kuko bituma abantu uzana n'ibindi bitekerezo by'iyindi generation cyangwa se ubwo zindi generation so ndahari yewe nejo nzaba mpari nushaka untumire ntabwo nzagaruka kwindi nshuro na Jean Paul azaba ahari Jean Paul uzamuntu Jean Paul numvise umuntu ujye ugerageza kumukomakoma yarambwiye ati ikibazo cyanjye kizakemurwa na Mike nawe ikibazo cye na Pizzo ikibazo cye na Pizzo se ikibazo cya Jean Paul na Pizzo nagerageje no kubunga nagerageje kubunga kandi bigeze ahantu heza ndizera ko ariko uzampuze nawe ndashaka kuzaguza nawe ukamumbariza mumbariza muri kumwe rayivuga bisa hari n'ibyo wambwiye uteberanyaho nawe yavuze mu kiganiro hari ibyo ntemera ariko Jean Paul nko kuri case y'uru rubanza rwa Kid ruzaba ku itariki 15 z'ukwa 11 yaravuze ngo arasaba ko batanga ngo abacamanza batatu numvise utabyemera ntabwo mbyemera kuko uno umucamanza umwe yatanga ikinagaragaza ko umucamanza umwe yatanga ubutabera nuko ura mucamanza yavuze ngo ndashaka bazaze mbibariza arunde shatse ariko vandagendera kujya muri RIB ngendere kubyo muri prosecution office kubyo mu prosecutor yababajije ndekera aho ngaho yego none se mucamanza umwe yatanga ubutabera kandi bwiza sibyo yego uko batatu babutanga numwe yawutanga sibyo cyane kuko n'ubundi atanabutanze siwe birangiriraho kandi umucamanza babizi neza ko bitarangiriraho ubu ufite amahirwe kugera gute kujurira mpaka rugeze mu rukiko rw'ikirenga utananyurwa ugasaba ko rusubirwamo cyangwa kwitabaza umuvunyi sibyo rero Jean Paul nako ndaza kumubwira cyangwa ndi muhura wenda azakubwira nawe impamvu ze zatumaga avuga ati batatu nibo rifuza muri ruriya rwose ngewe reka yarabisabye umunyamategeko ko ngo babitekerezaho yarabimusabye wa Kid anyway ariko umpuze na Jean Paul reka nejo ngiye naza nejo ndashaka kumubaza ikintu yagendeye kuko ntago nge mbyumva yenda bizabe nka deba hagati yanjye nawe yenda abantu baducira urubanza turebe kuko nge ndemera ko n'umucamanza umwe yatanga ubutabera kimwe nkuko batatu babutanga kimwe nkuko bane babutanga ikintu gusa numva nsorezaho rwose uvuze ko dusoje ntabwo bikwiye ko umuntu afungwa ukwezi kumwe 2 3 4 5 6 nta nubwo mvugira kuri Kid gusa abana bafunguye ejo bundi bari bamaze imyaka birasaba ndabizi neza njye mvuga n'abacamanza b'inshuti zanjye benshi bafite imanza nyinshi pe nyinshi ku buryo hari bamwe na bamwe rwose batanibuka no kwita ku bana babo n'imiryango yabo
kubera imihigo bafite basinyiye imanza bagomba guca ni nyinshi cyane. Rero no kuvuga ngo Minisiteri y'Ubutabera Justice mu bintu twagiyemo yarabitubwira avuga ati ubwo yavugaga ijambo yaravuga ati tugira ikibazo cy'uko abacamanza benshi bajya kwibera abanyamategeko b'ibigo kujya kwibera abavoka ariko kwikorera urumva nyine bafite ni ibintu bibiri bararakinga abacamanza mu nzu ntago babarakinga kuko muri Yerika barasohoka kaminuza y'u Rwanda barasohoka Inirake barasohoka n'abiga hanze ahubwo ministeri nishyiraho incentive ituma umucamanza akora ako kazi yishimye. Okay, sibyo uburyo ataba amashaka kugenda leta yashyizeho umwarimu sako yego bashyiraho umuganga sako nibona ko umucamanza sako sibyo ariko abacamanza bakore nyine bumva babikunze bakore bahari esprit noneho banongera umubare wabo sibyo banongera kuko rimwe na rimwe rega ntushobora gusaba hari imbaraga umuntu hano zigarukira yego banongera umubare wabo kugira ngo ibintu byose duhura nabyo by'ibizazane biboneka rimwe na rimwe bigabanuka. Icyiza nuko nabo numvise babitekereza. Icya kabiri ibi bintu iyi systeme bashaka kuzana nayo y'ubwumvikane mu butabera ku buryo abantu bakurikiranwa badafunze babambika bazana ya systeme y'amasaha utarenga imipaka nuza detectors imaze imyaka n'imyaka utarenga hano bakubwiye imaze imyaka n'imyaka ivuga nayo nibayizane ijye mu bikorwa kuko bizatuma byibura erega mwana umuntu ahomba ibintu byinshi umuntu asubira inyuma umuntu ahomba ibintu byinshi kandi iki kintu njya nkibona kiri no mu bintu byica muri rusange umuntu ikintu cya restart go rutangira gashira imyaka 10 ukongera ukamera nk'utangiye anyway ndizera ko bizagenda ariko bizagenda biza kandi icyiza gihari kinshimira nuko babitekereza. Niba Chief Justice yarabivuze erega none se bose abantu tubana mu gihugu cyane kandi nabyo bintu tuvuga nawe ashobora kuba afite mwene wabo ufunze cyane rwose nabo bibageraho anyway turizera ko yenda bizakemuka bikagenda neza. Iki ngiki cya nundi kisa nk'ikiri rusange ariko uri buze kugira ukuntu gisubiza kijyanye n'abashoramari mu myidagaduro ni ikintu wagiye usaba kenshi mu biganiro ubwo ngiye naragize amahirwe gukurikira cyane kuri radio ko nagiye nkukurikira cyane mu bintu byinshi wagiye witsa bavuga ati abantu bafite abashoramari bagiye baza muri industry baze muri industry igihe cyarageze bamwe baratinyuka ko baraza bari ku giti cyabo amakampani ariko akaba disappointment cyane. Ndatanga ingero bari Shari Superevo ba Kiwundo bari n'abantu bazanye amafaranga mazima ba Mutesa abona abantu bose ubwira showbiz cyangwa ubwira ikintu cyo muri industry babadiramo kumva ashaka kwiruka nyine hari igihe ubizamo ukabizamo par sentiment utaje gukora business jyamo utari muri sentiment utari umufana ngwino ubanze wiga ikibuga ntago ushobora kujya gukora business utabanje kwiga isoko. So niyo mistake ubona mistake ya mbere nuko cyane ubizamo par sentiment sibyo ukabizamo kubera ko n'umuntu wafanye urashaka kumwifashiriza uje nkuje kumufana ushaka kumwifashiriza ariko ntujemo nka business ikaba ariyo resistance ya Bubu. Yes kurundi ruhande nabyo birimo ubwo nanjye mise mbyumva kuko mise ntekerezo undi muntu nawe wa resistance kandi nanuba akabagikora ariko ikindi cya kabiri na mindset y'abandi bari muri industry nanone dukome n'ingasire hari gihe n'abahanzi nabo bitwara nabi hari gihe n'abakora n'abahanzi bitwara nabi anyway hakuye n'icyo kintu cyo kongera umwe mu bashoramari bo muri industry yandika kuri statati ati abantu bose bahuye n'ibisambo birabarya ntago bahuye n'igisambo wahuye n'igisambo gute nawe wakoze hari amakosa hari ikosa wakoze byanga hari ikosa nanjye bamwe no kuvuga nuko mu rusyo n'ingasire bose ndabumva nk'urugero tufatiye ngiye mvuga ingero z'ibihari Badirama asezera Safi na Jay Polly abantu barabyibuka akora press conference yaravuze ngo contrat ya Safi yayisinye ngo atayisomye. Okay, Imana igumuye uvuze ikintu ngiye kuvuga ngiye kubwira niba ushaka kumenya ukuri uzajya ugenda usoma amakontra benshi basinye urayasoma agahinda kakakwica n'akantu Jaras na Mike bicaye ahantu barimo binywera icupa cyangwa bari kubipampa ahantu runaka bagahita ngo tusinye kontra nta munyamategeko uhari ntimwagiye kwa noteri noneho na article zibayobora ziteye agahinda ariko tugenda dutera imbere tugenda twiyungura ubumenyi buri munsi guserereza amajukuntu yaje gusezerera Superevo muri Sunday night mu hostinze akavuga ati nyivuyemo ati Melody ntayo uravamo Melody nawe ati nanjye nyivuyemo urumva bikaba birarangiye ahandi reka nkubwire
ahandi kugira ngo utekereze kuva mu masezerano urabanza ukajya kubaza n'abakurambere urabanza ukaniyiriza kuko ukavuga ati manu uzandindagurika nuvuga ngo manu uzandinde ingaruka zizaturuka ku izo ngaruka ubu zireba ukabona zirenda kuba nka kimwe cya kabiri cy'umunsi w'imperuka manu kwiki kugira ngo uve mu masezerano kontra muri make se ni amasezerano yacu atagira ireme nta reme nyine bikorwa mu bujyama mu bintu bitari professional wumvise ejo wundi Diamond ikintu yabwiye Zucu wumvise miliyari bimusaba kugira ngo nana birota gusa wumvise miliyari agomba kwishyura yego aha tukwiye kujya nka hariya rero ariko jeune generation ndatekereza ko amakosa yakozwe kera atazongera gukorwa muri ubu dufite abana bamaze gusobanuka cyane kandi tumaze kubona ko business y'umuziki business y'ubuhanzi ishoboka mu Rwanda ngira mbwira abantu ntakagire nubeshya abahanzi ubu ngubu internet yagutunga umfasha urabeshya umuntu kwimuhemba mu kinyejana mu mwaka 2022 ute biragoye do singiye iyi ngiyi sinkeneye kujya kugura za kamera z'ibihumbi binga irahagije na YouTube channel yanjye nafunguye ku buntu na internet nashaka nkajya nza kuri hotel nkaha nkagura icyayi kimwe nka proding kantunga ku kwezi rero igihari niki icyakora ubunyamwuga mu itangazamakuru buzagabanuka ariko abanyamakuru bo abose benshi ntibatangiye kubivamo benshi cyane bakayoboka hehe YouTube nyine impamvu mbivuze Mike urabizi neza ko uri mu kiragano cyabaye mu bitangazamakuru byigenga bwa mbere twarinjije bro none se uribaza ko mu gihe twakoraga Sunday night igihe twakoraga za Thursday night iyo tuba twarayistreamingaga kuri YouTube mbafite abafollowers barenga miliyoni kabisa ariko nyine nibyo bamugana bivuga ngo generation nyine kiragiye cyari cy'ubujiji ariko ubu turimo turiga so rero nabanyiri bitangazamakuru bumvireho kuko nibatabikora bafite ikintu cyo kurangara oya banafite isomo nk'abagifata abantu nka kera ubu ngubu umunyamakuru n'umupartenere ni imari ni boro n'umuntu ugomba gufata neza numufata nabe mu gitondo arabwira umusaza mukubite ka kamera ayoboke YouTube kuri mirishyura hari nibindi mutarababwira Facebook irishyura TikTok irishyura ubaretse Snapchat irishyura Twitter na Instagram urambwira none hari ibindi bintu abantu batazi uyu munsi reka nkwereke uyu munsi nshatse nabyuka mu gitondo nkajya nkora amasomo yo kwigisha kubyina ikinyarwanda cyane nkayashyira kuri Coursera nkayashyira kuri EDX amafaranga akajyaza technology ahantu igeze bro nta mikino nta kwifatira umuntu ntawe rwose kabisa merci reka ngushimire Mayi reka ngushimire dushimire abadukurikiye kuri Jaras Official TV dushimire kandi abadukurikiye kuri MK TV ubwo twizere ko abari bamukumbuye kuri MK TV mugiye kugenda mubona ibindi bintu bigiye bitandukanye numvise afite umushinga munini cyane naravuyeho pe ariko ubu naje abantu nzajya nza kenshi dusobanure dukore debate ku bintu bitandukanye hari ibyo bajya ngo tera friend to tera friend bwira inshuti ye ko Mike Karangwa yagarutse ahari ejo nzanire Jean Paul yego ndashaka debate kuri kiriya kintu ndamuzana kubwira ati hapo natinye anyway nzamaza n'ibyakasuka ariko azanyica asante sana urakoze